Yego rwose. Ese iyo bavuze ngo kubaho ni ukubana mu buzima busanzwe wumva iki? Kubana no kubana. Oya. Iyo bose mujye mukanda share na comment mutibagiye gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagereho igihe. Hamwe na subscribe. Mukore na subscribe. Oya nzovu witwa. Oya nibyo niko nkunza kubivuga ko ngiye kuko nimba ari inyinya yavuyemo ntabwo nzi kubivuga neza ariko ubwo abakunzi banjye babyumvise. Yes mwabyumvishije rwose. Na yahe mafaranga menshi watunze gutya ubu yafite ingunga imwe? Amafaranga nafashe nayo bamaye mu Kimina bamaye 100,000. Yes nk'ibisanzwe nge banyita Musa nkaba nje guha ikaze Nzovu akaba ari umwe mu bantu bashinze channel vuba aha bidatinze akaba hari video agiye kujya abagezaho zigiye zitandukanye nkuko twabivuze muri description. Reka me ikaze Nzovu muri kano kanya. Murakoze koko igihe niki kandi inkono ihira igihe. Hari abakunzi banjye batari bake bakoze kumbwira bati Nzovu kuki udashinga YouTube channel yawe. Nkababwira nti ntabwo ari gupfa gushinga YouTube channel kuko bara YouTube channel iravuna igira iti, ariko nene nababwiye ko muri uyu mwaka rwose ntabwo bigomba kurenga ukwezi kwa 7 ntashinze YouTube channel. None ubu turi mu kwezi kwa 7. Ibyo nasezeranyije abakunzi banjye nabigezeho. Yes nese Nzovu nk'ibisanzwe ubu YouTube channel yawe irimo iritwa ngo iki? YouTube channel yanjye urumva yitwa Nzovu TV. Yes nese Nzovu nk'ibisanzwe nk'ubu ngubu gukurikiye cyangwa se abakunda gukurikirana ibiganiro ugenda ucishaho umunsi ku wundi ndetse nabo bagusabye gushinga channel yawe nyirizina. Uyu munsi wa none hari abafite amashyushyu cyangwa se hari abashaka kumenya uko iyo YouTube channel yawe yitwa. Ese wabitubwira? Koko YouTube channel yanjye yitwa Nzovu TV. Yego barabyumva neza yuko YouTube channel yawe ari Nzovu TV. None se nk'ubu usanze hari undi muntu witiriye Nzovu TV, ese ni ikihe kintu cyatandukanya YouTube channel yawe n'abandi bantu bakwitiriye? Burya abantu barakwitiriye ariya ni amakosa. Uramutse ubamenye abo ngabo urabarega. Kandi ikindi Instagram yanjye nayo yitwa Nzovu TV. Inyi Instagram yawe yitwa cyangwa se IG ni byiza nawe uranyukije. IG yanjye yitwa Nzovu TV. Yego murabyumva rwose mugende mumuzamura nkuko musanzwe ndimo mukurikira. None se Nzovu ubu nkanjye misengira ikibazo nk'umuntu usanzwe ugukurikirana cyangwa se n'undi muntu wese yakibaza icyo kibazo giteye gutya, ni iki mu bisanzwe cyaguteye noneho kikagushishikariza guhita uyishinga iyo channel dore yuko turi no mu mpera z'umwaka? Urabizi nkomeza gukorera abandi bafite ama YouTube channel. Nanjye numvise yuko ngomba gushinga YouTube channel yanjye. Urareba imyaka ngezemo ni imyaka izabukuru. Buriya iyo washinze YouTube channel ikarebwa ikagira abasabu ikagira ama views rwose YouTube channel iragutunga. Yego ubivuze neza koko iragutunga. Ese Nzovu hari ikindi kibazo cy'amatsiko wenda bajyavuga yuko abana kenshi bakunze gukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se byo twakita nka social media cyangwa se aba influencer. Sinzi nimba ibintu mvuze wenda ubashije kubisobanukirwa wambwiye. Iyo bavuze influencer wa social media cyangwa se abantu bakunze gukoresha social media urabona n'urubuga
yego ni urubuga abantu banyuzaho ibitekerezo byabo byabo. yego none se ahangaha nakubaza ati ese wowe ibi bintu nyine abo bana akenshi baba barize, ese wowe ubu tuvugana ufite ni ikihe cyizere wahereza abagukurikiye yuko wenda ibintu byawe byizewe? Icyizere naha abankurikira, erega burya si ukuvuga ngo erega nubwo waba utarize Imana ishobora no kuguha ubwenge. yego Abazankurikirana rwose tuzagana neze kuki nkorera abandi, ahubwo wahita umbaza ikibazo kigira giti yego mbese Nzovu ko washinze YouTube channel yawe, mbese uzaza ukorera kuri YouTube channel yawe yonyine? Ndabwire ngo nzakomeza nkorera abandi, kuko ninkorera abandi bampa amafaranga antunga ukanayashora no muri channel. muri channel ni ukuvuga ko nanjye nubwo nyishinze, nanjye igihe kizagera ngirabonaho akazi, kuko kuri iki gihe ntiwakoresha umuntu ngo aguhe ikiganiro utamuhembye. yego ubivuze neza. ubu muri make uri mu bantu bafite intego igira ati reka niteze imbere cyangwa se nizamure, ubundi ngaruke ndebe inyuma abandi bashomeri nabo mbazamure. niyo ntego ufite? Niyo ntego mfite. ubwo abagukurikiye cyangwa se abakunzi bawe barabyumva neza, nabo bagufashe bakuzamure. Banzamure rwose, barahari, haba ari ku mugabane w'i Burayi, ubwo ndavuga muri Amerika, ndavuga muri Canada, ndavuga muri Australia, kuko hariya hose mpafite inshuti nyinshi. Ahubwo mbona rero gusuhuza inshuti yanjye bita Mugisha Nzeko. Mugisha huri rwose akira intashyo za Nzovu. Barahari benshi cyane, hari n'abamama rwose. Icyo mbasabye ni ukunshyigikira rwose, bamwe mbabwire ko tugiye kuza tunavugana no kuri email. yego kuko abantu bari ku mugabane w'i Burayi bajyaga bansaba Nzovu, nimba dukeneye kugufasha ko nta email ufite ngo tube tuvugana, ukaba ufite telefone y'agatushe. Mbibutse ko ya telefoni The Ben yampaye, ya telefoni ubu ndayifite. ubu ni nayo uri gukoresha? Ni nayo ndimo gukoresha. Abakundaga kubunza amagambo ngo Nzovu telefone yarayigurishije, telefone irahari rwose. ndagusaba yuko tugera ku musozo w'iki kiganiro uraza kuyerekana rwose. Ndayerekana rwose. Telefone buriya wasanga, kuko ibi biganiro dukora The Ben arabireba, buriya yaravuze se Nzovu namuhaye kado nyinyujije kuri Muyoboke, none Nzovu bagenzi be barimo kuvuga ngo yarayigurishe. telefoni irahari rwose. Bwanagira ngo telefoni nzayibereke. urimo uranayibyaza umusaruro? Ndimo kwibyaza umusaruro, nafunguye YouTube channel yanjye. ubu ngubu bivuze ngo YouTube channel yawe urimo urayicungira, uri kuyicunga cyangwa se urayikoresha ukoresheje telefone The Ben yaguhaye? nicyo bivuze rwose. Warakoze rwose, ndagushimiye. Nawe Muyoboke ndagushimiye, kuko Muyoboke twaraganira arambwira buriya mu bantu bakurikira Nzovu buri munsi, buri mu gitondo The Ben arimo. The Ben arimo. Mbona no kumusuhuza rwose. Ari naho i Kigali. Ari naho i Kigali kabisa. none se Nzovu, reka twe kujya kure, tugaruke mu buzima busanzwe. ubu tuvugana na yahe mafaranga menshi watunze gutya ubu yafite ingunga imwe? Amafaranga nafashe nayo bamaye mu Kimina, bamaye 700,000, kuko baguha ayo ugejemo n'undi wabitse. Ayo mafaranga niyo nafashe menshi. Wafashe mu Kibina? Nari nzi ko buri Ikibina kenshi kikunda kujyamo abagore gusa. Oya, Ikibina ntago kirobanura, kiba kirimo abamama, abakobwa, abagabo, abasore, ntago kirobanura rwose. Kandi na leta yacu y'ubumwe ihora idushishikariza kuba nimba ari gukora gender. Buriya gender ni umugabo n'umugore.
ntabwo ikimi nayo gifata ngo gifashe ngo ni icy'abagore bonyine n'abagabo barimo. none se iyo bavuze gender urayivuze ngewe numva sindi kwisobanukirwa neza. Ese iyo bavuga gender ni ukuvuga nk'urugero uzi ko hariho abaminisitiri. buriya mu baminisitiri ntabwo bavuga ngo abaminisitiri harimo abagabo gusa, hagomba kubonekamo n'abagore. mu badepite harimo abagabo n'abagore. mu gisirikare harimo abagabo n'abagore. mu gipolisi harimo abagabo n'abagore. ibyo nibyo bita gender. muri make iyo bavuze uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango wumva iki? uburinganire n'ubwuzuzanye ubwuzuzanye ni umugabo n'umugore babana ariko bakuzuzanya. nimba umugabo acanga akajya gukora n'umugore agacanga akajya gukora, bose bataha mu rugo bakuzuzanya, bakara amafaranga bakoreye bakayafata bakabwitenda tuvanyemo aya ngaya yo guhaha, asigaye tuyashyize kuri konti cyangwa asigaye bashyize muri ibyo bimina, kugira ngo niba bakodeshaga, kuko ukwezi kw'inzu iyo kugeze bagomba no kwishyura inzu cyangwa bakazateganya no kugura ikibanza. ibyo nibyo bita ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore. ntago hajya habaho uburinganire n'ubwuzuzanye se mu rubyiruko? ndumva wenda wari wibanze ku bantu bubatse ingo mu rubyiruko ngira ngo rero buri ubwuzuzanye ni mu mashuri y'ubwuzuzanye. kwa kundi muba muri ahantu murimo kwiga, murimo gusubira mu masomo, si ngombwa we musore ngo ufate ikayi wige wenyine. ushobora kubwira umukobwa, none uwo mukobwa wamubwira mukigana isomo wabuze ukarimwigisha, nawe umukobwa iryo azi akarikwigisha, nabwo ni ubwuzuzanye. none se Nzovu, hari ikindi kibazo cy'amatsiko wenda ngira ngo udufashe. nk'ubu tuvugana baramutse baguhaye nka miliyoni 10 ubu tuvugana, ni ikihe kintu wahita ukora? miliyoni 10? muri iki gihe buriya miliyoni 10 ni amafaranga menshi. Yego, ni menshi. muri cyambere rero muri miliyoni 10 ikintu wahita ukora, washaka ahantu hari ikibanza hatari mu mujyi wa Kigali, ko mu mujyi wa Kigali birakomeye muri iyi minsi. kuko mu mujyi wa Kigali barimo gutegeka abantu kubaka inzu igeretse kabiri. ubwo uhita ujya mu nkengero z'umujyi wa Kigali ukaba waguramo, nahita nguramo akabanza ka miliyoni 5 narangiza agasigara miliyoni 5. miliyoni 5 nkafata, urabona nkanjye mfite abana barimo kwiga, nkavuga ni miliyoni nk'ebyiri cyangwa 3 naziha umugore wanjye nubwo tutabana, akazicuruza akajya gute kugira ngo azabone amafaranga yo kurihira abo twabyaranye. nanjye izindi miliyoni 2 nkaziryohamo, nkambara neza, nkagira gute, kuko muri iki kibuga gufunguza YouTube channel nabyo bisaba kuba wambaye neza. ko ntiwagaragarira abantu wambaye nabi. ni nayo mpamvu n'ubu waje wambaye neza. nambaye neza, kandi rwose mboneho no kubwira abakunzi banjye, ntabwo muzicwa n'irungu. uhari rwose kuwa mbere tubashyiraho ikiganiro, kuwa kabiri ikiganiro, kuwa gatatu ikiganiro, kuwa kane abashaka bambaza ibibazo mbibasubize by'ubwenge, mbese ni ugutorera, ni ukugira gute, nta bindi. yego rwose. ese iyo bavuze ngo kubaho ni ukubana mu buzima busanzwe wumva iki? kubana ni ukubana. oya, iyo bavuze ngo kubaho ni ukubana mu buzima busanzwe wumva iki? njye cyo numva ko buri muntu wese mushobora kubana, kuko hari umuntu wise umwana we ngo nta mugabo wigira. nta mugabo wigira? kuko buriya uramutse uri umuntu ukibana wenyine, sinzi. ubwo barabyumva yuko kuba hari ukubana. rero ubwo nawe ntibakujoyininge cyangwa se bihuze nawe
bakuzamure Banzamure dusoza tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, reka nkwisabire kuba wagira ikintu ubwira abakunzi bawe, n'ibyo wenda na sapoti cyangwa se ubufasha ubashakaho. Nyuma y'ibyo ngibyo uhite usabira udusengera, usabira umugisha ba bantu bawe nyine, cyangwa ndasengera YouTube channel yanjye, yaba YouTube channel ariko na ba bantu wagiye. Ngiwe rero icyo nakwisabira abazaza bakurikira Nzovu TV, rwose icyo mbisabiye ni ukuntera inkunga nshaka ko mu ntera ni ukuzaza mukurikirana ibiganiro bizaza binyura kuri YouTube channel Nzovu TV. Bose mujye mukanda share na comment, mutibagiye gukanda yanzogera kugira ngo amakuru abagireho igihe, hamwe na subscribe. Mukore na subscribe. Nzovu witwa oya, nibyo niko nkunze kubivuga ko ngiye, kuko nimba ari inyinya yavuyemo ntabwo nzi kubivuga neza, ariko ubwo abakunzi banjye babyumvise. Yes, mwabyumvishije rwose, mukanda. Nizere ko abakunzi ba Nzovu benshi mufite amataci, kandi n'abatarayagura bagikoresha agatushe. Ugiye kubasengera Mana ushobora byose ubahaye amataci vurema, kugira ngo baze bankurikirana bakande, kuko niwakora share na comment udafite touch. Bose ibyo bintu ndabibasabiye, kandi Mana ishobora byose bakunzi ba Nzovu sinarangiza ntasengeye YouTube channel. Rwose Mana ishobora byose, Mana nkunda, niwe waremye ijuru n'isi. Amen. Mbere yo gusengera YouTube channel, kumba nsengera abanyarwanda hamwe na perezida wabo Paul Kagame. Rwose Mana ishobora byose, aho umunyarwanda ari hose ku isi, haba bari hano i Kigali, abari mu ntara zose, abari muri East Africa, abari nta umunyarwanda atari ku isi, Mana ishobora byose nkweretse umunyarwanda aho ari hose ku isi. Mana azaze ahaharonke, aho abandi baburiye we ajye ibiganza bye byuzura n'imifuka yuzure rwose. Mana ndikweretse abanyarwanda bose, abanyarwanda ntihakagire umunyarwanda uburara ubwirirwa rwose, kandi n'ufite ajya asagurira utabifite. Mana ishobora byose, kandi nkweretse YouTube channel Nzovu TV, YouTube channel ni yanjye. Mana ishobora byose ndayisenge. Uzi ko muri iyi minsi ama YouTube channel barimo kuyiba. Mbibutse ko YouTube channel ya Nyirabitanga mu byashize barayibye, ubu yatangiye indi bushyashya. Mana ishobora byose, ama YouTube channel nyashyizeho uburinzi. Mana nyashyizeho uburinzi. Mana ni wowe uzaza utureberera aya ma YouTube channel, kandi Mana natwe turi abantu, nuzaza ubona muri iki kiganiro aho nafuditse Mana ujye unkosora, niwo mbereyeho. Kandi n'abazaza bandika muri commentaire, Mana mujye mubyandika iti Nzovanga wakosheje, ubutaha kugira ngo nzaze nikosora. Mana ubu ngubu tugiye kwirukanka, tujya mu kazi, tugenda ku mamoto, tujya mu mamodokari, aho umunyarwanda ari hose, ndetse n'abandi bagenda mu binyabiziga. Mana ubarinde baze kugaruka mu ngo zabo amahoro. Bisabye mbikuye ku mutima ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.